Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze fresh. Natwe turashima Imana, turishimye cyane, turanezerewe. Kuba Imana iri mu ruhande rwacu turabishimira Imana cyane. Namwe nizere ko mumeze neza guys, mumeze neza? Mumeze neza. Nyine n'abatameze neza abantu bihangane. Ubuzima niko bumera, ariko hari igihe uzishima ukibagirwa uyu mubabaro uri guhura nawo muri kano kanya. Guys, rero twagarutse nk'uko mubibona ndi kumwe na Mori, ariko yasinziriye. Twari turi gukina none yasinziriye. Ubu yagezeyo. None se guys, murabibona nyine ndi njyenyine. Ndashimira umufana wacu wanyandikiye kuri IG akama kano gatekerezo, ariko ngiye nyine gukorera madamu. Ako sinzi nyine uko ari bubyakire. Guys, nyine madamu ntaho hari, yagiye guhaha. Turi mu masaha nyine yo gutegura amafunguro. Nuko yaransize mu rugo nyine ndi kumwe na Mori, ndi gukina na Mori, ariko ndabona yananiwe yasinziriye. Rero guys, hari umukunzi wacu nyine wanyandikira kuri IG yanjye, n'abandi mujyeho munyandikire, ni Izabayo Gigi official. Yanyandikiye arambwira ngo ubikore uko nguko. Ndavuga reka ndibuze kubikora ndebe uko biri bugende. Rero guys, abari muri timu ya Gatete murabizi twamaze kugabanyamo amatimu abiri, iya Deissy, ya madamu n'iyanjye. Arikanze ubanza rose. Rero umwe uri muri timu yanjye yanyandikiye nyine kano gatekerezo, cyangwa se ibintu byo kuza gukorera madamu, ari byo rero ngiye kumukorera, sibyo guys? Gusa guys, mwanze mukore subscribe. Nari nabyibagiwe. Mwakoze subscribe? Reka mbahe amasegonda yo gukora subscribe. Sasa ni isegonda rimwe. Okay, asante sana, Imana iguhe umugisha ukoze subscribe. Rero guys, impamvu nyine ndi kubaganiriza cyane nuko madamu ntaho hari, yagiye, kandi ibintu nyine ngiye kumukorera ari buze asanga nyine ibintu bitagenze fresh. Ubwo rero niyo mpamvu ndi kubaganiriza cyane, ntegereje kumva ko portail ivuga. Nivuga ndahita mbimenya ko waje. Rero guys, ndizera ko biri bugende neza. Gusa guys, icyo nabasaba ni uko mwadushyigikira tukagira hamwe tuva, tukagira n'ahandi tugera, kandi byose turabiterwa n'ubufatanye bwanyu, no kudushyigikira, no kudukunda, no kutuba hafi, kuko mudahari ntabwo twakora. Ngeze ngarakangutse. Mudahari ntabwo twakora, niyo mpamvu tubasabye kudushyigikira kugira ngo ibintu bigende neza, sibyo guys?
abamaze gukora subscribe turabashimiye, abatarayikora nabo ndabizi babikoze, n'abatarabikora babikore, n'abatarabikora babikore, mukande like, muduhe comment, mutwandikire kuri IG zacu mutubwire icyo mushaka ko dukora, cyangwa se muduhe udutekerezo. IG ya madamu ni Deissy Rwanda, iyanjye ni Izabayo Gigi official. Okay guys, ndumva porota yivuze, ndumva ivuze, reka njye kureba, sibyo guys? Be, ndagafunguzo ko mu gikoni kari he? Be, Papa Mari. Sura mugabo yasize umwana muri saro wenyine nta n'isoni. Siko kana hasinziriye. Shari banze. Papa Mari. Be. Se yagiye he none? Hakuze ko abagabo nta soni bagira di. Arifasha ntera umwana muri saro be. Ifasha umwana muri saro. Ntazi ko ashobora guhirima akagwa hasi. Be. Uzi ko nta n'uri mu cyumba be. Uyu mugabo nta kibazo afite kweli. Ubuse nk'iyo umwana aza kuba akanuye kwa kundi ateragura utuguru akagwa hasi yari kuza ambwiriye. Be. Papa Mari ni muzima.
umwana musize hano wenyine atanamworoshe byibura mu ntebe be abagabo nta soni bagira tongere musigire umwana wawe papa mori be ese muri aka kanya gato ngiye ku muhanda ahise ajya Fasha gusiga mu ntebe wenyine wasinzire habe no kukorosa areba nimba ihari ariko imvura igiye kugwa ntebe umunyagire be kaputsuye kanje ugabariye kweri ariko na telefone yasize hano yagiye he be be papa mari we be yagiye go baraza mbwira iki koko be ahagera ubuye muri nta kibazo yagize nta mutima byibura niba utanatekereje nta mutima ushobora kugira kweri oya winkorera ku mwana yesu wesibi uramukanguye wambabariye ukicara hariya oya genda winkangurira umwana usanga yagize ikibazo hasi wambara ukari ku mwana wanjye akiryamira kweri ameze neza wagiye ukamusiga hano haryamye aho kubera iki nta kintu witaho yarasinzire nta kintu yari kuba
igihe umwana akomeretse agasinzira wowe ese si uwacu kukiri kumwe ese ubonye ku buryo wamufata ukamusiga mu ntebe wenyine ese reba ukuntu nsanze ameze ntabwo byibura no gushyiraho kano kagoma wasize asinzira se cyangwa wasize atarasinzira nasize asinziriye umutipe w'inshuti yanjye wari umutipe w'inshuti yawe utuma umwana mu ntebe iyo agusanga aha ngaha ese ko yari ku muhanda ukuri ko Imana ubu ndakara yari ku muhanda kandi twari turi kuvugana ibintu by'ingenzi Akoze ubwo urumva ibyo bisobanuro ari ibintu byumvikana kwera ese nahise asinziriye nta kintu yabikuba nese sininjiriye ku muryango ko ntakubona naciye kuwo hepfo basi yashize umwanya ungana icyo ugiye iminota ingahera Gatete Cyane ubona ngeje iminota 5 erega kandi ahubwo wajegeye ubu wumva utankora mu mutwe utabona amahoro gute basi mu byo uzajya ukinisha byose nuko jya ukinira ku mwana wanjye hasi namukine nese kubizi ko asigaye kubagana iyo agwa hasi iyo usanga yaguye kandi yarasinziriye wasize asinziriye se nese yakahuka niyo mpamvu nanjye nje nihuta nyine ataranarangiza no kumbwira ibyo amubwira ahubwo reka nsubireyo nawe ujya ese nawe ujya n'ibintu bifite akamaro ibiki se ibiki kwirinda ni ibintu bifite akamaro ako se hari ubu nta nubwo ntinze sinihuse wandekeye umwana se agasinzira ase n'uwawe ntabwo ari uwanjye urambabaje ni ukuri noneho sinzongere kugusigira umwana none se umwana nzajya ngira ahantu njye mutwara ese urumva ahantu hose ibyo nazajya nkora byose aho nazajya hose nazajya mba ndi kumwe n'umwana byashoboka nese ko mbona kumugusigira bikunaniye nese umwana ungana gutya bamusiga mu ntebe wenyine ubu si iyo wagira umuntu uza akamugirira nabi ko hano hatari hafunze yarasinziriye kuko Imana ntabwo ibyo bintu ari byiza kandi kutemera ikosa ugakomeza ukaburana ubusa ntabwo ari byo ese ntiyarasinziriye nese ko yarasinziriye byaguhaga uburenganzira bwo kumusiga hano wenyine isaha icyo yari kuba ukana ngufashe ratashiri wanjye ratashiri wanjye wakangutse ahubwo ni ese ntabwo ari woje umukanguye kiri nasize twakinye uri kumva haje arasinzira musingire intera shitani ese nyine shitani kura amatika aho ngaho nese ni amatika yizera Akoze waretse uri kubona nakorera urimo urashaka no kumeza kunkora gushora ako wambabariye kwera yizera ese waretse nkamuterura kandi igihe wamusinzirije zana nongeye musinzirize Akoze waretse kandi be murambere ikigeragezo muri aya masaha atakora usinzire niba mugukanguye reba isa kureba yizire rata oya se be n'ikindi gihe nzongera gusaba umwana wanjye ari wenyine Akoze uzi urana umwana dufashe cyangwa ari igikinisho dufashe nzongera gusaba umwana wanjye ari wenyine umenye ko ntabwo yari ari wenyine yari kumwe n'umwuka wera marayika yaramurinze yaramurinze marayika murinze suzi ko buri muntu wese agira marayika murinze mbese ko waraka ndekura ariko ese ndagucumuje ndagucumuje yizire sheri ntabwo nzongera kugusigira umwana mu gihe wumva ko udashobora guteka inga ukamenya umwana niba ameze neza ukamenya umwana niba nta kibazo ufite ukamufata ukamutanga ukagenda ku muhanda umenye ko ntazongera kumugusigira ni ukuri niba ushimishijwe n'uko ibintu byose nzajya mbikora mufite ntayibi
umwana ko twari turi kumwe iminota ngiye hanze iminota ingahe uzi iminota amaze ahangaha uzi iminota amaze ahangaha ndi kuguhamagara nakuzi irengeje itanu urifata ukajya ku muhanda ugasiga umwana ahangaha wenyine neze kuri ko ntakumvisha umamagara ega ikibazo cyawe nta nubwo uri kwemera ikosa byibura iriya kosa umwana asize asinziriye hano nari musize ahantu hameze neza oya urumva ninjye basi se wanakemeye ko wakoze ikosa ntuzone nese urumva ninjye wawe umwifuriza ikibi harakonje igeze gukanguye ubu ngubu ja nta kintu yari kuba ngava mu cyumba nzi n'iryamishiriza umwana amenya ko mu gihe udashobora kumva ko wakoze ikosa guca bugufi ntabwo ibyo bintu ari sawa se hari ikibi nkoze njyewe nimba umwana amusize hano neza umenye ko nsigana muri salo jyenyine mbabarira be mbabarira winsekera nese basi wampaye amahoro nkigendera icara nyine ndekura nigire kuryamisha umwana wambabariye kuko ukandekura wambabariye icara tubanza tuvugana iki se njye nawe turavugana iki ntukeneye kumva ko wakoze ikosa irihe kosa ntukeneye kubona ko irihe kosa nakosa wakoze ngandekura rero ndekura nigendere wandekuye icara nyine wandekuye ngiye ko mbigusabye wandekuye icara tuvugana be ndi kuri kuniryamishiriza umwana kubera ko udashaka kumva nabyo nyine please ndekura abakunzi bawe mwana nyagasani be wandekuye ngwino abakunzi bawe nawe nyine ndekura abakunzi bawe ngwino barebe ase be wandetse abakunzi bawe nese ntabwo ushaka kubaganiriza ndetse wari se bajya kwiryamishiriza ntabwo ushaka kubaganiriza wandekuye se dore ngaha dore ngaha nyine ndekure ngende nicaye mbaganiriza ese urabaganiriza urakaye genda mbere no muri video baganiriza yavayo yisubiremo kuko ntabwo ari njye wagikora baganiriza kutabaganiriza se kutabaganiriza nese ugiye kandi be ujya utaganirije abakunzi bawe be mbabarira basi mbabarira nakoze ikosa be banshutse abakunzi bacu banshutse be guys be ararakaye be banshutse guys madamu ararakaye kandi ntabwo nashaka kumurakaza be yanze no kunyita be ngaho ngwino basezere
nahise ndasezera kandi uje. Guys, murabona ko madamu yarakaye ariko ntabwo nashaka kumurakaza, ahubwo nashaka kureba nyine umwana amusize ukuntu yaza kubyitwaramo. Nubwo ari umukunzi wacu wabinyandikiye ambwira nyine ngo nze gusiga umwana turebe ukuntu ari bubyitwaremo, ariko ndabizi ko abyanga kuko nawe nahise musubiza ati ako ni akantu keza cyane kuko arabyanga, reka nze kubikora nze kureba ukuntu abyitwaramo. So guys, yarakaye kandi ni mu bintu nanganaga ko umuntu yarakaye, so niyo mpamvu ugiye kubasezera nkajya nyine kumusaba imbabazi no kumubwira ko ari ibyo nari nateguriye abakunzi bacu kugira ngo asubire muri mood. Rero guys, bye, Imana ikomeze ibane namwe kandi ikomeze kubashyigikira mu nsengere. Madamu yarakaye kandi mu bintu nanga ko umuntu yarakaye, so reka njye kumureba we na bebe. Ngiye gukomanga cyane ndebe ko nkingurira, ubwo ndaza kubabwira uko bimeze. So bye.